Hari relationship zisenyuka mu ntambara, ariko nanone hari n'izindi zisenyuka bucece, ariko nta muntu uhita ubibona hakiri kare. Mubanza kugabanya conversation zanyu, karingi ikagabanyuka, umutima ugatangira gukonja. Nibyo koko, ariko ikibazo nuko abantu benshi babimenya relationship yaramaze gusenyuka, yaramaje gupfa. Ariko kuri nuko uyu munsi ngiye kukwereka ibimenyetso 7 by'uko relationship yanyu iri gusenyuka bucece cyangwa se iri gupfa bucece. Icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku mpera zayo, kurushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse ukuri kuri muri ibi bintu. Niba munyemereye mureke dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni mbyikumbana nka mbere. Mbere mwashakaga kuvugana buri gihe, mwishimana kubonana buri munsi cyangwa se mwishimira kubonana buri munsi, ariko ubu ngubu ushobora kumara igihe kinini cyane mutavuganye ukumva nta kibazo ufite. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane, kubera ko niba mbere bwari gutamubonye ukumva hari ikibazo muri wowe, ariko ubu ngubu imyaka ibashira indi gataha hari ikibazo gikomeye cyane. N'iki kimenyetso ukibona kuwo mukunda cyangwa se ku mukunzi wawe, umenye ko hari ikibazo gikomeye cyane, uri icyo wakora cyangwa se urebe ko hari ikibazo wakemura. Naho kabiri, conversations zabaye dry, ibiganiro byanyu byabaye bigufi, na existment irimo na deep communication iyo yatangiye gupfa, relationship nayo itangira gukomereka ku buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu rero communication ari ingenzi mu buzima bwacu, mukwiye kubyirinda mukabigendera kure. Naho gatatu, hari emotional distance, mubana muvugana ariko ukumva utari close nka mbere. Emotional connection igatangira kugenda buhoro buhoro. Niyo mpamvu rero mukwiye kubyirinda mukabikumira kure, kubera ko nta kiza kirimo, naho bigeze nibasiga amahoro. Naho kane, na karingi mukigira. Mbere wamazaga ati ese wamaze kurya, umeze ute, umeze amahoro, ariko ubu ngubu karingi yarakonje kuri gutaha kuyumvisha. Naho gatanu, intambara zariyongeye cyangwa se mwarashishetse burundu. Rimwe na rimwe fights nyinshi ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone kutongera kugira icyo mupfa bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane, kuko bishobora kuvuga yuko umwe muri mwe yatangiye kurekura. Niyo mpamvu rero mugomba kubarasinga ibintu mukabiringanyiza, bityo mukaba amahoro. Naho bitabaye ibyo ngibyo intambara zakiyongera kuri we gutaha kuyumvisha. Naho gatandatu, future ni mukivugaho nka mbere. Mbere mwavugaga dream zanyu, plan, future together, ariko ubu ngubu na plan ni mu kiganira. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane ndetse udakwiye kwirengagiza. Naho karindwi, umutima wawe urabyumva. Rimwe na rimwe intention yawe ibibizi, ukumva ibintu byarahindutse, energy atari nka yayiri cyangwa se atari nk'iya mbere, urukundo rwarakonje ku muvuduko uri hejuru, kandi intention yawe ntabwo bikunze kubeshya, ahubwo weho urabyumva ukabyirengagiza. Rero ibyo yirengagije niko kukuviramo ingaruka zikomeye cyane. Ntukamyengeje kubera ko intention yawe ntikunze kubeshya. Ukuri nuko relationship zipfira umunsi umwe, zipfa buhoro buhoro iyo abantu batayibonye bukiri kare. Bityo rero ni ngombwa kubona bukiri kare kugira ngo urebe icyo wakumira hakiri kare. Ariko nanone communication, honesty, effort, caring bishaka gukiza urukundo cyane. Yego rwose birashoboka, ariko nanone reka ngira akantu mbibariza. Ni iki muri ibintu wabonye gikomeye cyane kurusha ibindi iyo relationship irimo gupfa cyangwa se irimo gusenyuka? Twandikira se muri comment twiganirire. Ariko nanone nongera kwibutsa yuko video ikurikira izaba irimo emotional cyane. Tuzavuga impamvu abantu beza bakunda kubabazwa cyane mu rukundo. Nibyo koko, hari ukuri gukomeje cyane cyangwa se ukuri gutangaje cyane ku mitima y'abantu beza benshi batigeze bumva. Bibutsa yuko channel yitu kuri kutavugwa ari ishisha y'ibiganiro cyangwa se icishwa y'ibiganiro bigendanye n'inkundo ndetse n'imibanire. Kanda subscribe ukane no kunzajya kugira ngo utazacikwa n'izindi video nziza cyane. Nongera kwibutsa yuko kujya muri description mugasangamo link ya WhatsApp mukayijoininga kugira ngo tujye dukomeza kubana gatanu ku kandi. Murakoze cyane.